birakubaka mu iterambere. Niba ushinze business ubana neza n'abantu, abaturanyi, nta kuntu batazaza kuguhahira. Niba ushinze boutique, ni gute abantu batazakubera abakiriya kandi mubanye neza nta kibazo ufitanye nabo. Ariko umuntu nabazi ko mwaraye muhuye ukamukubita ikofi y'isura mu maso, biragoye ko boutique yawe azayinjiramo aje guhahamo ibintu runaka. Biragoye ko azaza muri shop yawe y'imyenda aje kuguramo imyenda azi ko mufitanye ikibazo. Biragoye ko muzahura akakubwira mwaramutse azi yuko waraye umuhemukiye. Rero akantu ko kubana neza ni ingenzi cyane kandi gafite umumaro muremure cyane.